time nari mbakumbuye, nezere ko muri amahoro natwe tumeze neza. Inshuti zanjye uyu munsi turi mu gikoni nkuko mubibona, abatwariye umwanya mwinshi. Tugiye kotsa ifi. Ngiye kubera ukuntu ngiye mbikora, ukuntu myotsa. Nimwumva bibabereye byiza mukabona biryoheye amaso yanyu, muzabi trying. Ariko biba biryoshye bimeze neza, ndabibatuye namwe muzabigerageze. Okay, rero mugiye kureba ibirungo nkoresha mbere yuko nzotsa. Babyita kumahina. Ibirungo ngiye gukoresha, aka ni agasorori ngiye kuvangiramo ibirungo. Urumva iyi ni curry powder ivanze na tungurusumu. Muri make umuntu udashaka gukoresha tungurusumu iri naturel ningi yayikoresha. Ndashyiramo akayiko gatoya murakabona. Then iyi ni curry powder isanzwe itarimo tungurusumu, nayo ndashyiramo gakeya. Iyi nayo ni oregano. Aka ka oregano ni keza cyane, karahumura, gahumuza ibyo kurya, cyane cyane mu ifi ushyiramo gake kugira ngo nyine na wa muhumuro w'ifi ugende. Ni gake karakora cyane, ni gake cyane nshyiramo kuko karakarishye, so ni ugukoresha gakeya. Ikindi mpita nkurikizaho ni ibi birungo. Ibi ni ibirungo murabona ko byose byotsa ibintu byose. Bokesha inyama, ifi, inkoko n'isosi. Muri make ni ibirungo by'ibyatsi baba baseye bakavanga, hanyuma byose bakabishyira mu gacupa kamwe. Kandi ni ugukoresha bikeya kubera ko haba harimo umunyu. Nabyo ndatoraho. Yes, ako karahagije. Iyi ni Reiko, nayo murayibona nuko ari beef. Ni Reiko y'inyama ariko habaho n'iyi nkoko. Ariko ntago byatubuza gufataho gakeya nyine ngo nako dushyiremo. Ikindi ngiye gukurikizaho ni seasoning y'ifi. Ni tilapia seasoning. Murayibona nyine ni ibirungo by'ifi byo bakoresha bagiye kotsa, gukaranga se. Nabyo ndakoreshaho bikeya kubera ko nakoresheje ibirungo. Mfite ibindi nakoresheje, reka ntambure. Ndakora iki? Nabyo ndatoraho bikeya. Yes, murabibona hamenetsemo utundi dukere ko nta kibazo, kasitari ibirungo by'ifi kandi ni ifi tugiye guteka. Kubera ko rero ibirungo hafi y'ibirungo bibiri byose birimo umunyu, turakoresha kunyu gake kugira ngo yafi ntitunanire. Gake cyane rwose kugira ngo ntijye umunyu mwinshi bikatunanira kurya, sibyo? Gake gake gake. Aka ni kenshi. Bene ako ngako ni agace k'akayiko, ntago kuzuye cyane, ntago nakujuje. Hanyuma y'ibi ndashyiramo sauce tomate. Nashyiramo ikiyiko nyine kugira ngo bize kuba bitukura bisana neza. Ahangaha kwifashisha sauce tomate nuko nta paprika mfite. Ubundi mu busanzwe nkoresha paprika ariko yashize, so ngomba gukoresha sauce tomate, nayo ibikora neza. Murabibona. Hanyuma ndashyiramo agasoya sauce gake. Iyi ni soya sauce, ni dark soya sauce. Nayo ndashyiramo akayiko ka soya sauce kubera ko irimo umunyu, nayo turakoresha nkeya. Akayiko kamwe rwose karahagije kugira ngo
haze kubamo umunyu mwinshi, kuko ibirungo byose hafi ya byose birimo umunyu. So turakoresha akayiko kamwe. Hanyuma y'akayiko kamwe dufite olive oil, ubwo nayo ndasukamo nyine kugira ngo mbone uko mbivanga, ariko yo ntago mpima. Muri make ni ukugereranya kugira ngo uvangishe ibi birungo, ni ukugereranya, kuko olive oil ntago ari amavuta mabi, ni amavuta meza, ni amavuta ya elayo. Abatazi olive oil, ni amavuta ya elayo, ni amavuta meza rwose, ni n'umuti. So ni ukugereranya ukavanga ibirungo. Murabibona ibi birungo ndahita nshyiramo n'agatungurusumu ka naturel, kubera ko nakoresheje ka kandi ngenda numva bidahagije, kubera ko mashaka ko gahumuro ka tungurusumu kumvikana. So nkashyiramo n'aka ka naturel. Ubu tuvugana rero murabibona ibirungo byacu ngiye kubivanga rwose bihure. Ongeramo utuvuta duke, ko dukeneye ibirungo bihagije ku mafi yacu abiri yose akabona ibirungo. Ifi zacu rero murabona nari nazogeje zifite isuku, zimeze neza. Murabibona nazogeje hose rwose, nazisukuye ziracya. Hanyuma uzozakirikara ufite umwanya uhagije, ukazishyira ahantu zikumuka, zigata amazi, ku buryo uri buze gushyiramo ibirungo zimeze neza, bidatemba rwose, zinoze. Cyangwa se ugafata agatambaro nyine kabigenewe, umaze kuzoza ukazihanagura zikumuka. Ngiye rero nari nabikoze kare, nabirangije. Murabona ko zisa neza. Ubu tugiye gukurikizaho kuzimarina bya birungo tumaze kuvanga. Rwa ruvange rw'ibirungo twavanze nirwo ngiye gukoresha ndimo kuzisiga, kugira ngo zise neza, n'ikindi ziryohe. Arabibona ni ukuzisiga ahantu hose zikasa neza, zigafata ibirungo ku buryo iri buze gushya irimo umunyu. Murabibona ifi rwose zimeze neza, ziraryoshye, ndabibatuye. Ziba ziryoshye zimeze neza, muzabigerageze muzumva uko biba bimeze. Hose ni ukuhasiga, hose hagafata umunyu. Murabibona natangiye n'iyindi nayo, urabona nayisize, zafashe ibirungo zose. Umva, murabona muri make ko nazikoreye umuti rwose. Ziza zisa neza iyo zimaze gushya, ziryoshye, zihumura. Already zirimo guhumura kubera ibi birungo nyine twagiye tuvanga. Ngahibaze rero zihiye ukuntu ziba zimeze. Rero ikigiye gukurikiraho inshuti zanjye, ngiye kuzipfundikiraho gake, mbe nzitwikiriye nyine zibanze zifata ibirungo mbere yuko tuzishyira muri oven. Yes, zipfundikira zibanze zifata ibirungo. Nizimara gufata ibirungo tubone kuzishyira hehe muri oven. Zamaze gukora iki? Kwinjiramo ibirungo ahantu hose.
murabibona. Ni ukuzirindira just iminota 10 cyangwa se iminota 5, hanyuma tukazishyira muri oven. Ubu rero inshuti zanjye ko dutegereje ko ifi ziba zifata ibirungo, ngiye kuba ndimo gushyushya oven yacu. Ni iyi ngiyi murayibona, mvanzeho isahani turekereho. Oven yacu turayishyira kuri utu tuntu, aka kantu kotsa hejuru no hasi. Aha ni ku muriro, ndashyira kuri 200, reka njye kuri 250 kugira ngo ifate umuriro. Hanyuma aha ngaha ngiye gushyiraho icyo ndi bwokerezeho, urupapuro bokereza uko babiza. Ndebera uri kuvisa ki. Aha ngaha niho turi bwokereza amafi yacu. Murabona ni urubati muri make rwateguriwe kotsa ibintu muri oven. Ubwo rero kugira ngo dushyireho amafi yacu nyine ntaze gufataho cyangwa ngo bimere nabi, nubwo n'ubundi bidafataho, turashyiraho aka olive oil gakeya kugira ngo habe hanyereye rwose bimeze neza. Murabibona, asiga ahantu hose wumva nyine uri bushyire ifi. Njye rero ni amafi 2 yonyine, ntabwo ari ngombwa ko nsiga ahantu hose buzikwirakwiza. Ndasiga nyine aha ngaha hagati ndi buzishyire. Inshuti zanjye rero tugiye gushyira za fi zacu muri oven. Zafashe ibirungo, hanyuma y'iminota 5 tugiye kuzishyira muri oven. Murabibona ukuntu nazibobinnye, umva nazibobinnye zimeze neza pe. So let us put them in the oven. Nimuzavuge ngo nanariye njyenyine, karibu muze abari hafi baze kuza dusangire kano gafi. Yes, mwabibonye inshuti zanjye, mwabibonye na my oven. Ndizera ko yashyushye. Kaguremo ibi bintu tutaza kwanduza oven yacu. Bavise mwabibonye nzishyizemo. Ubu tugiye kureba, katubanze tuzimye ubushyuhe kugira ngo ntituze gushya. Tugiye kureba za fi zacu ukuntu zimeze, tuzihindure. Murazibona ukuntu zimeze. Wow, zirasa neza, zirasa neza rwose. Ubu kuzihindura ni akazi, ariko muri aka kazi nyine turihangana tuzihindurwa. Murabibona, n'iyi tugiye kuzihindura. Ibi ngibi ni bya birungo byagiye bitakara ku ruhande,
turimo kumarina, amini tugiye gushyira muri oven, ndimo kongeraho. Niyi tugiye kuyihindura, kwitonda kugira ngo ntishwanyuke, kwitonda like this. N'utu tuntu twagiye dushirira ni ahantu nyine ku ruhande hagiye hajya bya birungo byacu. Tugiye rero turangije gukora iki, kuyihindura, tugiye kuyisubizamo n'uru ruhande narwo rushye runumuke. zanjye katureba amafi yacu rero tuyarure, turebe ukuntu yabaye. Wow, murabibona inshuti zanjye, murabona ifi yacu rero ukuntu tuyikuyemo imeze. Zahiye, zumutse, ziraryoshye, zirimo guhumura. Ukuntu birimo guhumura rero nibyo byambwiye ko iryoshye, kubera ko ntago ndayitestinga guys, ariko ukuntu irimo guhumura birambwira ko iryoshye. Iyi nizo results y'amafi yacu uko twabitangiye mwabibonye. Uko rero niko nahisemo kubidekora. Nibi bintu turi burishe abari buze kuyiryaho, n'abandi mutazavuga ngo ndi igisambo, ni karibu muze dusangire. Bye, mwakoze kunkurikirana, naho ubutaha. Bye, Imana ibahe umugisha.